Nshuti bavandimwe bakunzi b'iyi mirongo nyogezabutumwa yacu, Shalom, nimugire mwese amahoro Nyagasani Yezu Kristo. Ikaze nyine kuri iyi mirongo muje mudukurikiyeho ko mubona turi batatu, twese dufite imirongo ya YouTube itatu kandi tukaba dufite intumbero ijya kuba imwe yiyogezabutumwa ko twese tuvuga ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Nk'uko bisanzwe rero ni Padiri Dominique ubabereye hano i Roma ubatashya kandi mwese bifuriza imigisha y'Imana. Mbere yuko duha abagenzi bacu umwanya kugira ngo nabo babibwire, reka tubanze dusenge Imana yacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye ko wongeye kuturarika ndetse uguhamagara n'abavandimwe bagakurikira ikiganiro mu mwanya wabo wabahaye. Umugisha buri muntu wese ukurikira kino kiganiro, umugisha abajeni, urubyiruko, abantu bakiri bato, abafite imirongo ya YouTube bayivugiraho kubera izina ryawe, kubera inkuru nziza yawe, byose bibe bishya mu buzima bwabo kandi bakomeze bagusingize wowe ugategeka iteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bavandimwe rero nk'uko twabivugaga, nyuma yo gusenga turagira ngo aba bavandimwe babibwire, buri umwe duhere ku witwa Jean Marie atwibwire n'aherereye, no ubundi ibibazo, hari ibibazo nabakire muri studio hano i Roma, ariko kandi namwe muri studio zanyu ubundi padiri abibariza, ariko ntabwo ari muri kategisimo, ntabwo tumuje guhabwa amasakaramentu. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose. Nitwa Jean Marie Vianney Ndayisenga, ndi umukristo gatolika uherereye muri diocese ya Butare, aho bita muri paruwasi ya Rugango. Nkaba nanjye nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ukora iki ubusanzwe? Ubusanzwe nita ku barwayi. Uri umuganga? Yego. Ufite umudamu n'abana biteye? You are single? Yego, ndubatse, ariko biragaragara ko nyine ndacyari muto. Ndubatse, mfite umudamu, mfite n'umwana umwe. Ubundi nkaba nkora ikiganiro nyine kuri YouTube channel yitwa Kiliziya Nkunda. Kiliziya Nkunda, byumvikane ko ubwo duhuje imirongo Kiliziya Nkunda. Reka turebe no hejuru uwitwa Ariane. Murakoze Padiri. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Zaneza Nshuti Ariane, nkaba ndi umukristo wa paruwase Sainte Famille, ariko ubu nkaba ndi mu gihugu cya Pologne. Murakoze. Wowe uracyari ingaragu, ibite byawe? Murakoze, ndi ingaragu, ndacyari ingaragu. Umurongo wawe witwa gute? Nkafite umurongo witwa Faith TV, nkaba cishaho ibijyanye n'ibya Kiliziya n'iyobokamana. Ni ukuvuga ngo ubwo rero Faith TV, ukwemera TV, ariko ni mu Cyongereza yahisemo kubyita gutyo. Noneho rero ndakeka ko abantu badukurikira ni ubwa mbere babonye padiri, noneho yatumiye ubundi nkunda kuganira n'abapadiri bagenzi banjye, ariko Kiliziya mu rwego rwo kugendera hamwe, sinodalite, ni ngombwa ko Kiliziya twese n'ababatijwe twifuje ko tuganira nk'abavandimwe, cyane cyane cyatumye tubyifuza nuko mwese mufite aya channels y'imirongo ya YouTube, twabonye ko ari igihe byagira akamaro ndetse n'urundi rubyiruko, kandi n'undi dukurikira ufite umurongo yazatugana, kubera ko dukorera hamwe nk'itsinda duhugurana buhoro buhoro. Hari n'abandi batashoboye kuboneka kubera impamvu, ariko twavuze tuti reka twe batatu dukora akaganiro kacu, hari igihe kagira icyo kamarira urubyiruko n'abakiri bato. Nubwo yenda na Jean Marie washatse, ariko biragaragara ku maso nk'uko wabyivugiye nawe uracyari muto, nta myaka dukeneye kumenya, ariko muzabona ko n'ababakurikira benshi, njye abantu bankurikira mu myaka abenshi ni 30, 45 bari aho ngaho, n'ibindi byiciro birimo, ariko abenshi baba bari aho ngaho, ku buryo ubutumwa bwanyu bwagira akamaro. Ndagira ngo mbabaze rero ikibazo mu minota mike cyane, dufite ibibazo byinshi, ariko mu masegonda ni TikTok nka kwa kundi bababwiraga calcul mental, rimwe kongera gukoramo kuba, ni gutyo tugiye kugenda. Ni gute Jean Marie wiyemeje gufungura YouTube? Murakoze. Impamvu nahisemo gutangira YouTube channel byavuye ku buzima nanyuzemo. Mbere ntabwo nakundaga ibya Kiliziya, ndetse nari ngiye no kuyoba, nkibwira nti izi nyigisho nyine zigenda zitambuka hirya no hino, Kiliziya isenga amashusho, Bikira Mariya bakamutuka, Ukaristiya, ukumva nyine ni ibintu
udasobanukiwe. Nyuma rero nibwo naje kuvumbura ko ahubwo ibyo nitaga bibi ari byiza cyane, hanyuma bituma nyine ntangira YouTube channel kugira ngo nshishikarize abandi bari bameze nkanjye cyangwa bameze nkanjye n'ubu ngubu, kugira ngo bamenye ko Kiliziya duhunga ahubwo ari umubyeyi ifite ubukungu bukomeye cyane. ni ukuvuga ngo wowe twagufata nk'uko Sawuli cyangwa se ntabwo wumvaga ibya Kiliziya ariko iyo utabyumva no kubivuga nabi hari igihe wabona waracishagamo ukabikora. Ni ukuvuga ngo hari umurongo wari urimo wo kuyoba, ariko aho ubimenya, aho umenyeye ukuri uravuga uti noneho umenye ukuri, kwa kuri nitaga ikinyoma ubu reka mwamamarize kuri YouTube. Yego rwose. Icyo ni ijambo rikomeye cyane cyane ku bantu badukurikiye, ni ijambo rise riduha titre y'ikiganiro. Ariane, wowe nkawe muri Polonye uri mu mahanga, wavuye i Kigali kubera impamvu zitandukanye, nk'uko nanjye navuye mu Rwanda nkaza i Roma. Muri Polonye ni kimwe mu bihugu biri mu Burayi, nyeka ko nko kuva ujya muri Polonye ni nk'amasaha abiri ntawamenya n'indege, ariko we niyo mpamvu kuri mu mahanga YouTube bite kuri izi mbuga, kuri iyi mihanda wisanzeho gute, kuki wayisanze wayibonye gute? Murakoze Padiri. Wenda icyatumye mfungura chaîne ya YouTube nanone nkajya mu murongo wenda ndimo, icya mbere nuko navutse mu muryango wa Kristo Katolika, bituma nkunda Kiliziya, mfite n'inyota yo kubimenya cyane byimbitse, uko nagiye nkurira mu muryango w'abakristo, bimpa n'inzira yo gukora muri Kiliziya cyane, ko nakoze muri Kiliziya cyane n'ubu nyikoramo. Rero mvuye mu Rwanda ngeze hano Polonye, ndareba kuko ndi mu Rwanda nakoraga nk'umunyamakuru nk'umuIT wa Archdiocese ya Kigali, n'ubu ndacyabikora. Naje kureba ndavuga nti natanga umusaruro wanjye, natanga contribution yanjye gute, nubwo ntari kuri tere mu Rwanda ariko hano natanga uhe musaruro. Turi mu isi ya digital, ntabwo tukiri muri analog. Ndavuga waba nshobora gufungura chaîne ya YouTube ariko nkashyiramo ibintu bijyanye n'ukwemera, bijyanye na Kiliziya Gatolika. Nicyo kintu cyatumye ndavuga ko n'uwo musanzu ndacyari urubyiruko natanga muri Kiliziya nk'umubyeyi, kugira ngo menyeshe urubyiruko ibyiza bya Kiliziya, cyane ko ndi no mu gihugu cy'abakristo cyane, ndi mu gihugu gifite ukwemera cyane. Polonye ni igihugu kizwi, cyatanze mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri, n'ejo bundi perezida wacu yari i Kibeho, yageze mu Rwanda Kibeho. Ntibisanzwe kubona umuperezida w'igihugu ajya kwa nyina wa Jambo banza mu mibare bagiye kureba abaperezida b'ibihugu bagezeyo, wabona ataranakurikirwa ntawamenya, simbizi neza, ariko ibisanzwe Polonye irazwi ku rwego ku mugabane w'Uburayi. Ubukristo ifite buri kure, mu gihe nk'ani Burayi abantu bafite krize zo kubura abapadiri, kubura bihaye Imana n'iki, Polonye cyarakemutse, ntabwo iyo krize bayifite. Ibihe tugezemo rero ni ibihe by'ikoranabuhanga. Urebye nk'uko Ariane yarabivuze, muri digital age ibintu by'ishusho bifite icyo bisobanura. Niyo mpamvu mu kanya ngiye kubabaza ngo kubera iki mutahisemo radio, kuko no kuri web radio nabo barazifungura, ariko amajwi nambaraga agira nk'amashusho. Ahubwo narigiye kubaza ngo kubera iki nanone kuko mwashwaga no kwanga dufasha amaparuwasi yacu. Hari umukristo uvuga ati ngiye gufata paruwasi yanjye. Ariane, ndagira ngo mbwire nyine impamvu ukigera ngo mu mahanga urumva washoboraga gufatanya na paruwasi yawe aho uri, nubwo wenda Polonye sinzi urwego ukiziho, ariko urwo kuvuga ivanjiri ntabwo warubura. Ni ukubera iki nyine wageze aho ukavuga uti ngiye kuri YouTube pana yenda ushobora gufasha na paruwasi, kubera iki? Murakoze Padiri. Rero buriya umuntu akora ikintu akunda kandi ashoboye, akagendera no mu murongo ashoboye. Kuba ntafasha paruwasi ndayifasha, paruwasi zanjye ndazifasha mu buryo butandukanye. Kuba narahisemo umurongo wa YouTube nk'uko nabivuze, nuko ndi umunyamakuru, narisanzwe ndi umunyamakuru, byaranyoroheye kugira ngo mvuge ngo ko najya mu murongo wa YouTube. Icyo cyatumye ngana umurongo wa YouTube. Ni gute wakiriwe n'abantu? Kuko hari igihe abantu batangira YouTube
nanjye ndabizi byambayeho nanze urugero ukaba ariko padiri nawe uje kuri iyi mihanda koko wakwigumiye mu byo mu kiliziya, kubera ko nyine abantu ntibari bagasobanukiwe n'ikoranabuhanga n'itumanaho uburyo bikora. Ariko hari benshi cyane cyane abantu bakuze bavuga bati koko wa mukobwa ibintu wabiretse, bitewe n'uko hari igihe usanga impamvu ya mbere bikunda kubaho n'uko mbere na mbere YouTube nubwo abantu batabibasobanurira rimwe na rimwe, ariko umuntu ikiremwa muntu kiba marishandize, kiragurishwa. Uko umuntu ufungura YouTube niko wungura nyirayo. Ariko nanone kandi uretse ko umuntu yaba ari ikiremwa kigurishwa ku isoko nk'uko wajya kugurisha ibindi bintu, umwanya ugenera umuntu uba umugurishije, ariko kandi hari n'imyumvire. Hari imyumvire abantu badashobora kuvuga bati bise ibintu uri kubijyamo gute, umukobwa abantu bari kwirwa batukana, mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane nkunda kubibona si ukuvuga nabi, ariko nkunda kubona imbuga nkoranyambaga zo muri Afurika aho abantu bavuga ko logique y'izi mbuga nkoranyambaga, iyo utera amahane, iyo usakuza, iyo wihindura umusazi, iyo uhimba inkuru zitabayeho, les algorithmes ziragushyigikira cyane, zikujyana imbere cyane. Iyo zikujyanye imbere rero icyo gihe abenshi babihitamo kugira ngo bunguke, ariko abahisemo iby'iyobokamana ntabwo birebwa cyane. Tuvugisha ukuri, iby'iyobokamana ntabwo birebwa cyane. Ubwo nkakubaza ngo ni gute wakiriwe n'abantu, urungano, inshuti, abavandimwe? Murakoze padiri. Ukuntu nakiriwe neza mu buryo buri positive, ntabwo nigeze nakirwa nabi, cyane cyane dore ko abo navuga kugeza ubu feedback mbona cyane cyane ni umuryango wanjye wabyakiye neza, ndetse n'abandi bandi inshuti zangiye neza. Kugeza ubu nta feedback mbi ndabona. Niyo mpamvu rero bituma bimpa imbaraga, nkumva ko ngomba gukora cyane kuko nta feedback mbi ndabona. Murakoze. Jean Marie, mu kanya wari utambutse, sinzi ibyo wari ugiye gukemura, ariko ni network mu by'ukuri atagira uvuga ngo twari tukubuze. Nari ngiye kubaza ngo kubera iki nyine wahisemo kuza hano uje muri paruwasi yawe? Ese paruwasi yawe kuki utashoye imbaraga muri paruwasi yawe ukazizana kuri YouTube? Murakoze. Nari ntangiye mvuga nti ntabwo bivuze ko n'ubutumwa bwo kuri paruwasi bwahagaze, ko ndi no mu magurupe ya Action Gatolika, ntabwo bwahagaze. Rero impamvu yatumye njya kuri YouTube channel nuko nshobora gushyiraho ibiganiro nifuza n'igihe nifuza, cyane cyane wenda nka nijoro kuko ariho nkunda kuboneka. Ndavuga nti nijoro sinabura ikintu nkora kikaba cyafasha abantu. Wakiriwe ute n'inshuti n'abavandimwe? Nabi cyane jye wowe nabyo mu kanya narimo mbaze Liliane, sinzi nawe watwumvise ibyo twavugaga, buryo abantu ngiye ku giti cyane nigeze nyitangira, hari abantu bamwe ati padiri ibyo bintu ntabwo ari ibyawe rwose biveho. Abapadiri ntabwo ari abo kujya ku mbuga nkoranyambaga. We ntabaguserereje? Njyewe uburyo nakiriwe kuri YouTube channel, cyane cyane n'abantu bari banzi, najyaga kubona message nk'umuntu akanyohereza video, tikomerezaho video nayibonye kuri YouTube channel, cyangwa n'abandi batanzi nkabona comments bari kugenda bavuga bati ibi bintu biradufashije, komerezaho. Nabonye go ahead rero ku bantu benshi, baba urubyiruko cyangwa n'abandi batandukanye, ukabona umuntu rwose biramushimishije. Ariko n'ibicantege ntibyabura. Hari igihe nashyiragaho ikiganiro nk'umuntu nyine ufite ukwemera guke nk'uko nari mfite mbere, nubwo mparanira ko kuyongera, ugasanga aravuze ngo kiliziya nyine ngo ibyo murimo ni ubuyobe. Izo message nkagenda nzibona muri comments, ariko nyine ibyo ngibyo byose umuntu agenda abyihanganira akurikije nyine n'intego afite. Ariane, mu kanya twavuze ko twahuje imirongo, ariko ntabwo akenshi ngewe natumira, biterwa n'umuntu. Ntabwo nahuza n'umuntu umurongo utavuga ibintu bya kiliziya. Yego nahuza nawe bitewe n'impamvu y'ikiganiro, ariko uyu munsi ndagira ngo tubwire umurongo wihaye, ligne editorial yawe ni uwuhe, kugira ngo abantu babe interested. Hari n'igihe wasanga buri muntu, nkurikije amashusho mwashize inyuma yanjye ngiye nishizeho ishusho ya Roma, umurwa mutagatifu wa Petero na Paulo, bitewe ko ariho ndi, kandi ntangira ngiye cano yanjye nubwo naje gukurikiraho iby'amavanjiri, ninjiye mu byo kuvuga ijambo ry'Imana umugisha umunsi ku wundi, ariko kiliziya zo mu Rwanda zimaze gufungwa.
njye cano yanjye umurongo natangiranye wari uwo kuvuga Roma gusa. Roma rero umuntu ashobora kuyikoraho ibiganiro n'ibihumbi n'ibihumbagiza, ngeze ariko nkabona abantu ntibari kuba interested, bari ku kigero kigufi, barimo bazamuka ari ku kigero kigufi. Nyuma yaho rero ndavuga nibwo kiliziya zo mu Rwanda bazifunze, reka mvuga ijambo ry'Imana, ni nabwo abantu batangiye kuzamuka. Ku buryo rero nje nka linye yanjye mvuga amateka ya Roma hagati yo mbonye umwanya ngatembereza abantu, nyuma nkavuga iryo jambo ry'Imana, cyangwa se nkavuga ibiganiro mwabonye nk'abapadiri dukorana, ibiganiro by'ukwemera bishobora kuzamura abantu bakristo. Niwo murongo. Wowe ari hano wawe n'uwuhe? Murakoze cyane. Urakoze nk'uko ubibona nanjye background yanjye, iyi ni aritari yo kwa Mama Faustine, yo muri Bazilika ya Mama Faustine, mukamubonaho na Mama Faustine nawe arahari kuri background yanjye. Umurongo wa YouTube mutangira nkuko navuze ko narebye nkavuga ngo ese natanga uhe musanzu wanjye muri kiliziya. Natangiye numvaga ko ngomba kuvuga ku bijyanye n'abatagatifu, nkavuga amateka yabo, ubuzima bwabo, niko nari natangiye. Ikindi no kujya nsura ahantu hatagatifu, kuko nkunda ngewe kugenda, nkunda gutembera cyane, kandi iyo ntembeye ntago ntembera ahantu hafite igisobanuro. Rero nibyo navuze nti reka noneho mfungure niba ari abo batagatifu ngiye kujya ntangira, ari wo murongo nihaye, njye mbasha no kugera ahantu hatagatifu, kujya aho za Kibeho, kujya kwa Mama Faustine, kujya za Monsera, kujya za Lourdes, ahantu henshi nk'aho hatandukanye, niwo wari umurongo. Ariko nabonye nta mupaka, ndavuga okay, ikintu cyose kijyanye n'ijambo ry'Imana, ikintu cyose kiri mu murongo wa Kiliziya Gatolika, nta mupaka, cyose ngishyiraho, cyose ndagikora. Imbuga nkoranyambaga ugize neza. Imbuga nkoranyambaga ifasha umupaka cyane, ugafata akantu kamwe akenshi usanga zitabishyigikira. N'uburyo twita amazina imirongo yacu, hari umuntu twarimo tuvugana nashatse kuvuga wise cano y'izina, ari kubona tuvuge cano yise Bikira Mariya, nyine umuntu uraza arumva ko ari Bikira Mariya uriho gusa, no gushaka amazina rusange. Nk'uwo tuvuge ya Jean Marie yitwa ngo Kiliziya Nkunda, cyangwa Nkunda Kiliziya, Kiliziya Nkunda, Nkunda Kiliziya. Urumva Kiliziya ni ikintu kigari, ibintu rusange. None wowe umurongo wawe n'uvuga ibiki byo wiyemeje? Ni Kiliziya? Murakoze. Umurongo wanjye nk'uko izina rya channel ribivuga, kera nahoraga nshidikanya kuri Kiliziya n'inyigisho zayo, ndetse nshaka no kuyihunga. Nari ntangiye gushakisha aho najya, rero naje kubona ko umurongo ukwiye cyangwa izina rikwiye ni Kiliziya Nkunda, no kuyikundisha abantu, mpishura ibyiza bikubiye mu mateka nyine ya Kiliziya, nkagenda mbitangariza abantu, kandi mbona ko hari umusaruro rwose bigenda bitanga. Ugereranyije n'uburyo nabonye ababona ufite uzamutse vuba n'amavideo umaze kugeraho, biragaragara ko nyine hari uburyo uri kwizamuka wihuta. Ikindi rero mbabaza ni ibiganiro byanyu bigenewe bande? Hari igihe ushobora kuba ati ngewe ngiye gukasinga ndi urubyiruko, ngiye kwita ku biganiro by'urubyiruko. Ariane wita kuki? Ngewe ni kuri bose, ni en general, abato abakuru bose, nta limite. Jean Marie? Nanjye urebye nta limite, kuko nyine abafite abagira gushidikanya bari mu byiciro byombi, byaba iby'abato, abakuru, ndetse n'abatari abagatulika, bose birabagenewe. Mukurikije imikorere ya YouTube, yenda ntabwo mwize by'itumanaho cyane, ariko uko biri kose hari hano hari ibitabo nka magana angahe mfite inyuma yanjye, ariko hano hari nk'igitabo cyitwa Aquareveres Algoritme. YouTube, imbuga nkoranyambaga zubakira n'ikintu cy'umugenga wacu, umutegeka witwa kimwe mu bitegeka YouTube cyangwa se imbuga nkoranyambaga zindi, les algorithmes. Ni uburyo buri muri urwo ruganda rw'itumanaho, ariko bikajya nenda tuvuge n'iki gitabo, mfashe ibitabo bibiri gusa, nashaka gufata ibindi, ngo comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux. Nuko imbuga nkoranyambaga zikoze ikintu bita un réchauffement médiatique,
nkuko tuvuga ngo hari ubushyuhe bw'ikirere, ariko imbuga nkoranyambaga zabaye nyinshi cyane ku buryo zateye umubyigano ukomeye. None nagira mbabaze, ni gute kuvuga ukwemera gatolika muri uyu mubyigano w'imbuga nkoranyambaga n'uyu mikorere ya YouTube na mbabwereza algoritme, mubona bijyana, bishoboka, bikunda, bitanga ibyishimo mugeraje n'abandi? Ariane, ubibona gute? Murakoze padiri. Iyi si tugezemo, tugendeye no kuri izi za AI zihari, ubona biragoye, ariko iyo ukunda ikintu, dukunda Kiliziya, dukunda Imana. Iyo ukunda ikintu ntabwo, niba ari n'abantu bakeya bakurikira ibyo biganiro bijyanye no kwemera, ntabwo ugomba gucika intege, ahubwo biguha motivation yo gukora cyane, ugakora kugira ngo ntucike intege, ntiwite kuri ibi bigezweho, ahubwo ugakora cyane. Ntabwo tugomba gucika intege bitewe n'ibingibi byaje. Jean Marie, ndahita nguhindurira ikibazo. Wowe iyo ubonye nyine ukoze video ukabona irebwe nk'abantu 500, undi yabyutse ku mudugudu wanyu aho ngaho i Butare yavuze bati umugore yarwanye n'akanaka bamukuye amenyo, ndetse bakabona no kwa muganga ukorera, ukabona nta n'uwahageze babeshye, inkuru tubona ku mbuga nkoranyambaga, ukamenya ko n'izi nkuru zivugwa zimwe ari ibihimbano. Ushobora kuguhamagara, Jean Marie, bwira umugore wawe ko mwarwanye, twibonere YouTube duhembe, dukereye akavuyo ku mbuga nkoranyambaga, abandi bakakohereza message bavuga ati yo Jean Marie mumufunge, umugore wawe bakamwohereza amafaranga bamuha condoléance, kandi mutigeze murwana, ari ikinyoma. Ukabona barazamutse baboniye kashi, wowe ukabona yuvuze iby'Imana, reka da, ntabwo ucika intege. Kuki udacika intege? Murakoze, nta mpamvu yo gucika intege, kubera ko n'ubundi no mu buzima busanzwe ibintu by'Imana ababyitabira nyine nabihamagaye. Nge rero umunsi nzacika intege ni igihe kimwe cyonyine, niko navuze, umunsi nzashyiraho amavideo nk'icumi akurikirana ntihagire n'umwe uyireba, aho niho nababara. Ariko niba umuntu umwe ashobora kubona video, hari icyo yamufasha, hari n'ibyo yamwungura mu mitekerereze ye. Okay, ibyo ngibyo nkeka ko biri mu bintu byatumye duhura, ntabwo ari njye wagombye kubivuga, ariko nzi ko bwari uburyo bwo kuganira no kugisha inama, ariko nzi ko twabivuzeho kenshi. Niba ari iyogezabutumwa koko tujemo, ntabwo twebwe akenshi hari igihe abantu batubonera mu ndorerwamo yo kuvuga ngo babandi bari ku mihanda. Ijambo imihanda ndarivuga bitewe ko nubwo yenda mu Kinyarwanda bavuga gutyo, izo Carrefour n'imvugo ya Vatican yakoresheje, yenda mu Kinyarwanda sinzi wataraduje ngo ni imihanda, ariko n'imvugo yo mu nyandiko zivuga ku munsi mpuzamahanga y'itumanaho Vatican ikoresha. Ubu rero mwabangira ngo mbabwire ngo ese iyo muhitamo sije nankurikije uko mwabivuze, mureba ibigezweho cyangwa se mugendera ku cyo muhitamo sije icyo kuvuga we mugendera ku cyo? Urabyuka gutyo ukavuga uti reka mvuge ibi, cyangwa hari critère? Murakoze cyane. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo, umbwiye hari akantu nashaka kongeraho ku byo umuvandimwe Jean Marie avuze. Kuri nge wenda ikintu cyatuma ncika intege, ntabwo numva gucika intege byo kuvuga ngo wenda ngo nsezeye ibyo ndi gukora kuri YouTube, njye mba numva ntacika intege, ahubwo ikintu kitugora cyane ni umwanya. Azirongazi niyo yaba ari umuntu umwe wabirebye nta kibazo. Njye mbifata nkaho YouTube ni ahantu na archive, n'ibitarebwa uyu munsi bizarebwa mu myaka 1000 cyangwa ingahe, igihe YouTube yose izaba igihari. Rero ntabwo navuga ngo uyu munsi cyangwa uyu mwaka abantu ntibabirebye, ariko undi mwaka abandi bazabireba, abana bazabireba bari kuvuka, mbyita nka archive. Ntabwo mfite ikintu ngenderaho, nka timetable wenda ngenderaho, biterwa nshyiraho ikintu wenda bitewe nkuko nabivuze, kuko nkunda gutembera cyane, gutembera ahantu hatagatifu. Nshobora kuvuga ngo wenda uyu munsi ndashyiraho ibijyanye n'umutagatifu, cyangwa ndashyiraho ibijyanye n'ahanga wenda kwako nahavuye. Nta kintu, ntabwo ngira ikintu specific gituma navuga ngo iki cyumweru nzashyiraho iki. Jean Marie, wowe? Murakoze. Nanjye iyo njya gushyiraho video, njyewe hari ibyo ngenderaho bigera nko kuri 4.
nshobora kubanza nkareba ibiri kuvuga kuri YouTube nkaba aribyo ngenderaho, wenda mbonye i Roma hari ikintu kidasanzwe cyahabereye, muri kiliziya habaye ibi ngibi, umutagatifu runaka wenda yashyizweho muri kiliziya, ibyo nshobora kubigenderaho. Icya kabiri nshobora kugendera ku bintu abantu batazi, wenda amabonekerwa y'i Fatima, amabonekerwa y'i Lourdes, nkaba nayavugaho. Nshobora nanone kugendera ku mutagatifu abantu bakunda ariko bakaba batazi amateka ye, ibyo nabyo nabigenderaho. Ikindi kandi ngenderaho, ndongera nkagendera ku mavideo yanjye yakunzwe, ayo mbonye abantu bakunze cyane, ndongera nkagira ikintu mvugaho. Ariko icyo ngicyo cyo gukundwa nari ngiye kukubwira ngo hari abategeka nigeze nkubwira muri kino gitabo bitwa Les Algorithmes. Ni ukuvuga ngo hari igihe video ikundwa atari uko ari nziza, wayikoranye n'ubuswa rwose ukabona irakunzwe, aba bategeka bakayizamura. Ibirebwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nibivuga ko byakunzwe, ariko ako ngako bwomvuze kiriteri imwe ko harimo kiriteri nyinshi, yenda nuko algoritime zirimo utuntu twinshi. Gusa icyo ngicyo uvuze nacyo kirakora nibyo, kameme abantu barakwereka muri statistique, nyeka ko ari byo ushatse kureba, ko ureba muri statistique ukitegereza, ariko akenshi baravuga ngo na YouTube ya recommends iyi video, nibivuga ariko ko icyo ni YouTube ya recommends aricyo kizima kurusha ibindi. Tuvuge urugero, mwabonye nka cya kiganiro twakoze n'abapadiri turi bane, numvaga ni kino kiganiro icyo kigiye kurebwa cyane kurusha ibindi nakoze, nyamara cyagezeho kiribura cyahise kibura. Les Algorithmes zirakimera neza ziragitangira. Ubwo rero ibyo birantwara mu kubabaza ngo ese ntabwo mujya mugira ikibazo cy'uko muvuga ibintu. Hari abapadiri hirya no hino mu maparuwasi wanyu bize za teoloji, hari n'igihe usanga hari n'ababikira n'abafureri yenda bize teoloji ntawamenya, kuvuga ikintu cy'Imana ariko utarakigiye mu ishuri ntabwo bijya bibatera ipfunwe, cyangwa se mukavuga muti mukigengesera mukaba nk'abari kugendera mu magi. Ko nk'ubu mwanjye ugira ngo umbwiye ngo njye gukora ikiganiro kuri medecine nk'ubukora kwa muganga, ariko njye sinakora ikiganiro kwa muganga, ubuse namenya mvuga iki ko nazi n'urushinge uko barwita hari, nagira inama z'abantu ngo barye ibinini gute, ntabwo mbizi. Mwebwe iyo mukora ku bintu mutize, Mpungenge Jean Marie, ndabanza kuri Jean Marie. Murakoze cyane. Birumvikana umutima ukomanga umuntu ntabwo wabura, ariko kugira ngo umuntu yizere neza ko ibyo avuga bidahabanye n'ibyo kiliziya yigisha, nje hari ibyo ngenderaho kandi numva byafasha n'undi uwo ari we wese. Ndeba ibitabo byanditswe n'abantu, kuko niba igitabo cyaranditswe n'umuntu umwepiskopi akacyemeza ko nta makosa arimo, nanjye mba mfite uburenganzira bwo kugikoresha nta makosa ya teolojiya nzanyemo. Ikindi cya kabiri ngenderaho, uretse ko wenda cyo kitarambaho, ndamutse nshyizeho nka video nk'umusaseredoti akambwira ati iriya video washyizeho ntabwo ariyo, ibyo wavuze birahabanye, nshobora kwemera nkayikuraho nta kibazo. Reka Ariane akunganire. Murakoze. Rero iyo tuvuga ubu butumwa gutya biragoye, usibye kwiburwa na Roho Mutagatifu biba bigoye cyane, no kureka Roho Mutagatifu akatwiyoborera. Ubundi biragoye ko ushobora kugira ikintu uvuga kandi uzi ko hari abandi babyize cyangwa bari hejuru, cyangwa se uri no kuvuga n'ibyo basanzwe bazi. Biragoye, ariko nkuko mbivuze Roho Mutagatifu aratuyobora. Ikindi ugakora research, ukifashisha ibitabo byinshi kugira ngo, hari ababizi ariko hari n'abatabizi, tuba tugira ngo tubwire abatabizi. Noneho tugakonsirita ibitabo byinshi, warangiza wabona gukombina les données akaba arizo utanga. Ikindi nanone ahantu bigoreye, no kuvuga ngo urugero nkanjye ahantu bikunze kungorera, binsaba niba ndangije gukorekta izo data cyangwa izo données ngomba kugira icyo mvuga, ndisubiramo cyane. Niyo naba mfite ikiganiro cy'iminota 5 nshobora kugitegura nk'umunsi wose cyangwa n'iminsi 2. Icyo kibazo kiburenda ndakikubikiye hepfo. Icyo nacyo kuvuga nuko bigoye, biragoye antuka.
biragoye ibyo uri kuvuga kuko biragoye, ariko akenshi hano mu bujyanama bakunda gutanga, iyo uvuga iby'Imana ubundi wagombye kuvuga nk'uko umuryango wa Gisogo Gatolika ugira omoniye, amatsinda lituruje yagira omoniye, ubundi hano iyo uri umurayiki ufite cano bajya inama y'uko waba ufite nka padiri ukuyobora, ku buryo ushobora kumubwira uti uyu munsi kohereza dosiye, murabizi za Swift transfer, ushobora kuba utakeye yenda imbere y'uko nohereza video dore ndaguha text y'ibintu ngiye kuvuga, yenda ndaguha ibi ngibi undeberemo, ku buryo icyo gihe iyo authentification aba ari byiza cyane, kuko biri kose Roho Mutagatifu afasha uwifashisha. Ari ibyo kwiga none n'ubupadiri bavuga bati reka nimugende, bikaba nko mu bihe bya mbere ya Kiliziya ati nimugende tuba ubupadiri si ngombwa kwiga, Roho Mutagatifu azabakoresha. Roho Mutagatifu, ubwenge, la foi et la science ni ibintu biba bikenewe cyane, kandi ari nayo mpamvu namwe uyu munsi muri hano ubwo ngubwo ninanze icyo gisubizo mu buryo bwihutirwa turi kubaza, ariko tugira ngo dusubize n'abandi bajeni bashobora kuba bataba bifuza kuza kuri zino mbuga nkoranyambaga. Ariane, hari ikibazo wari uvuze nari ngiye kubaza ngo ese gukora video bigutwara nk'umwanya ungana iki? Ubyitwara mute kandi ugomba no gukora kandi kazi, niba yenda aho ngaho waraje kwiga muri Polonye cyangwa se uri no gukora n'akazi, kuko mu mahanga hano nta muntu wiga adakora, byose bitwara icyarimwe, ni gute ubigenza rero? Murakoze padiri, biragoye. Impamvu bigoye, mvuga ko bigoye ni uko ibi bintu tuvuga bijyanye na Kiliziya cyangwa bijyanye n'ukwemera, ntabwo ari ibintu ushobora kubyuka cyangwa ngo video uhita ushyiraho. Ni ibintu ugomba gufatira umwanya ukabitegura. Cyane nk'abatangizi wenda umuntu aba ataramenyera, bigusaba kubanza kwitonda, ufata umwanya, bintwarange umwanya munini cyane, umwanya koko mba ngomba kubitegura, nangiza kubitegura nkabicishamo amaso cyane cyane nk'uko babivuze. Ntago Kiliziya Gatolika, umuryango dukorera, byose tuba dufite abantu bagomba kubanza babirebamo, kandi nanone nk'uko umuryango Gatolika cyangwa umuryango w'Imana, iyo ukizeho ikintu turakosorana cyangwa turigishanya, barabireba, umuvandimwe ahita akubwira ati wenda harimo ikosa na titire wayanditse na nabi. Rero habamo ikintu cyo video yagutwara nk'amasaha angahe? Biterwa na video iyo ariyo, ariko hari na video zishobora kuntwara n'iminsi 2. Iminsi 2. Jean Marie, wowe? Murakoze. Nonze mu byo Ariane yaravuze, byo biragoye cyane cyane iyo ugiye kuvuga kuri sije itamenyerewe cyangwa udafitiye ubumenyi, bisaba nyine kubanza ukareba ibitabo, ukagira ibyo wandika, hari ibyo ukura mu rundi rurimi, ukagira ibitabo by'Ikinyarwanda urebamo n'ibindi byinshi. Ibyo nyine bitwara umwanya. Bitewe rero na video, njyewe nshobora kumara amasaha hagati y'ane n'5 ndi gutunganya video imwe. Ubwo ndavuga kuyirekodinga, gushaka ibitekerezo no kuyishyira kuri YouTube channel, amasaha hagati y'ane n'5 nshobora kuba mbirangije. Urumva rero hajemo cya kindi cy'ubumenyi twahoze tuvuga. Hari umwe wambaje ngo padiri, kugira ngo utangaze video buri munsi uzikorera hehe, unyura hehe? Kandi nkora video buri munsi, nkongera ngashyiraho nabira biganiro n'abandi bapadiri, haboneka n'ikindi nkanagikora, nkajya no ku ishuri, nkagira gute. Yenda njyewe ibanga arimo nuko mba ndi kuvuga ibintu nizeho. Theology yanjye yenda ntabwo ari ndende cyane, ariko mba mbizi ibyo ndi kuvuga. Biriya byo gusobanura ivanjiri ushobora no kwisobanura umunsi wose mvuga. No kwangwa ko ngako niyo limit izamo kwa kundi kujya muri domaine yawe. Ikindi yenda nuko nyine urumva niba muri masters narize itangazamakuru no muri doctor akaba ari byo niga, kubivuga kenshi ntabwo kweditinga nje nanirwa yuko yenda mba ndi umuntu umwe hano i Burayi kwifasha, ariko ngubu mbonye umuntu nyeditingera nkamenya umuntu nterera kamera, unterera telefone, nje mbikorera muri selfie, naranya nkabitegura, ariko nkazira video zose nzikora ku munsi wa mbere. Izimibyizi kuva ku wa mbere kugera ku wa mbere wundi nzikora ku wa mbere, nkava byuka mu gitondo kare nkatera telefone hasi, inkoko iri kubika, nkavuga byagera saa 5 telefone igashiramo umuriro, nkagenda nkabikuramo, nkongera ngacaginga telefone, yamara kuzura nkongera nkavuga iby'icyumweru cyose, nkarara byeditinga mpaka kwa kabiri nkigira ku ishuri, kugera ku wa 5 naba ndi muri bisi, naba ndi mu isoko, saa moya z'i Kigali yo zigeze, keretse iyo ndi kugendera nko muri metro hasi hatari network,
nibwo narekura video n'inkererero, ariko ubundi aho n'abandi bose ndekura video kandi mu buryo bwa live ngahita igenda bitewe ko mba narabibitse mbere. Ubwo rero biterwa nuko, ariko nk'ubu nanjye mbwiye ngo njya gukora video mu kiganga yatwara amasaha nk'umunani, yitwaraga amasaha 8. Hari n'umupadiri watanze ikiganiro ambwira ati ikiganiro ubwo nyigwaye ariko njye mba nagikoze amasaha 6 kugitegura. Internet ivugirwaho byinshi. Ese mwiteguye gute guhangana n'abazaba kinege cyangwa se bakabaseka? Kubera ko nigeze mbabwira ko bijya biba bati mwe muri kuvuga ibintu bitakigezweho, muri kuvuga ibintu byabera ngo bidatanga kashi, bidatanga amafaranga, abandi bana bari gukorera amafaranga, bari kuzamura amafaranga, barahembwa menshi, nawo uracyari kuvuga ibintu bareba 500 igihumbi biti. Murakoze padiri. Nk'uko nigeze kubikomozaho mbere, ntabwo ibijyanye n'abacantege ntabwo mbyitaho cyane, numva ntazanabyitaho. Icyo ushaka kugeraho cyangwa iyo ushaka gutanga message, wirinda message z'incantege, ibintu biri negatifu urabyirinda. Numva niyo ntwaro ya mbere yo kwirinda ibintu byinshi bijyanye n'ibicantege. Wirinda ibintu byose comment mbi, abantu baza baguca intege, ibyo urabyirinda, ukamenya intumbero yawe. Ese ni igiki cyatumye ujya kuri izi mbuga nkoranyambaga? Ese message yawe ni iyihe? Murakoze. Jean Marie, nari muvuga ngo mukanya ngo ni gute wowe abantu nibaguca intege bakakubwira bati uri mu bintu bitinjiza, imbuga nkoranyambaga ubundi zigamije ubucuruzi. Mu bucuruzi zingize ntabwo imbuga nkoranyambaga ntabwo ari ikindi cyo zigamije cyaremewe ni ubucuruzi. Ariko iyo ushizeho iby'Imana, niyo mpamvu nyine bizamuka muri ubwo buryo. N'aya mategeko nashaka kuvuga, yenda tuzakora ibindi biganiro dusobanura ibingibi by'uburyo bw'imikorere yazo zikoramo imbuga nkoranyambaga. Wowe uzabyakira ute abantu nibaguca intege bizaba bikumereye gute? Murakoze. Ndumva gucika intege bitazapfa kuza vuba, kubera ko intego nyamukuru yo kujya kuri YouTube channel ntago ari ugucuruza, ntago ariyo yabaye intego nyamukuru. Ndumva rero gucika intege bitazapfa kuza, cyane cyane ko buriya byaba byiza bagusetse uvuga ibyiza aho kuguseka uvuga ibibi kuri internet, kuko uko tuvuga iby'Imana, ibya Kiliziya, byaba byiza nsinzwe ndi kuvuga iby'Imana aho kugira ngo njye kuvuga wenda ibisenya abantu, ibivuga ibya kabaye nyine abantu bakoze impanuka, ari n'amabeshyo. N'ubundi nkeka ko ibyo nakuramo muri izo video zivuga ibyo, nkeka ko n'ubundi nta kintu kidasanzwe byafasha. Jean Marie, narangije kumva igisubizo cyawe cyiza, ari ubundi kugira ngo tugane ku musozo. Mumbwira buri muntu, yenda hari amaparuwasi kugeza uyu munsi twinjiye munsi y'ikoranabuhanga ryihuta cyane. Ejo bundi twarimo dukora ikiganiro, mbwira abo twakorana, mbabwira ni hari umwoteri w'umunyakanada wakoraga no mu nama muri ministeri za Vatikani, ariko yari umuntu ukomeye cyane, n'abantu biga itumanaho bashobora kuba bamuzi, yitwa Mark Rowan, wavuze ngo isi yabaye umudugudu. Ni umunyakanada wabivuze, ariko yerekana uburyo aho tugeze uyu munsi buri muntu wese nta yandi mahitamo dufite no kwinjira muri iyi si y'ikoranabuhanga. Hari amaparuwasi ubona uretse urubuga rwa Facebook cyangwa se rwa WhatsApp bafite rwabaye rw'amatangazo nabwo gusa. Hari paruwasi udashobora gusanga nibura konti ya Facebook, page ya Facebook cyangwa se ka YouTube cyangwa iki n'urubyiruko. None wagira inama iki amaparuwasi kuri umuntu w'umujene ku bintu byo kuvuga bihari? Yogeza butumwa ryo kuba padiri yaguma kuri altari hariya, urabona aribyo twagomeza kubakiraho gusa? Akoze birumvikana hari ibintu wenda utashyira kuri YouTube. Umupadiri ntabwo yatangira amasakaramentu kuri YouTube, ntabwo yajya gusura abarwayi kuri YouTube, ntabwo yatanga ukarisitiya kuri YouTube. Ariko nk'ibintu byo kumenyesha ibyinshi rwose byahanyura, cyane ko abantu navuga ko abasomye bose bari ku mbuga nkoranyambaga, niho wabasanga. Abantu basomye bose barahari. Rero ndumva ntacyo byaba bitwaye kuba wahabasanga ukababwira iby'Imana bikurikije nyine amategeko. Urugero bashobora kureberaho ni Mutagatifu Kariro Akuti, yaranyesipire cyane. Kariro Akuti yakoreshaga internet na computer akamenyesha abantu iby'Imana.
bivuze rero ko no kuri YouTube channel abantu baba batagatifu nta mpamvu yo kubitinya. Ariane, nawe dusubiza ikibazo dusoza. Ego murakoze padiri. Ngewe ikintu nagiraho inama, ntabwo ndavuga ngo ni paruwase ndagiraho inama paruwase nyirizina, ntabwo ndagira urubyiruko n'abantu ku giti cyabo. Urubyiruko ruri muri paruwase, urubyiruko ndakeka muri buri paruwasi 50% bari abantu bafite smartphone, abari rwa rubyiruko rwirirwa kuri internet, abari rwa rubyiruko rwirirwa kuri social media. Dukoreshe neza social media mu bikwiye, dufasha cyane kiliziya mu bikwiye, dutanga umusanzu wacu, bihere mu miryango remezo, tuzamuke muri paruwasi, aho kugira ngo ntago nkuko umuvandimwe avuze padiri haba afite inshingano ze, umukatejiste aba afite inshingano ze, ariko urubyiruko twafashe iki paruwasi, twafashe iki kiliziya? Dufite izo telefone dukora ayo marecherche, niba twanagiye hari ibikorwa bikorerwa muri mu maparuwasi y'urubyiruko, urubyiruko nirubishyireho, izindi paruwasi zibibone ko urubyiruko rwo muri la paruwasi rufite agashya kujya gusura abarwayi cyangwa mouvement d'action, ariko ikintu tubyaze umusaruro ufatika izi mbuga, izi social media. Bavandimwe rero murakoze cyane, ndagira ngo noneho nyuma yuko Ariane atubwiye ubuhamya bwiza, ko navuga ko hano ari ubuhamya twese turi kuhanahana, dore ko twahuriye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nibyo byiza koko mu maparuwasi urubyiruko nirukomeze rugerageze ruze rutange inkuru nziza, nubwo baba abantu 10, nubwo baba abantu 20, kuyuje muri bino bintu ureba ngo ababone abantu nzagira abantu 1000 ryari, ese nzuzuza amasaha 1000, ibyo nibikureba. Turebwa ni inkuru nziza, kandi na Yesu yatangiranye n'abantu bangaye kuvuga ivanjiri, kandi Yesu yari umwana w'Imana, yabonaga abantu b'ikivunge cy'abantu bakamwihomaho bakamwirukaho. Ni ngombwa rero ko ivanjiri yavugirwaga mu Galileya, i Yerusalemu, ubu iri kuvugirwa no ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo Jean niba ari akantu usigaje, ariko uhamya ko hari abantu bavuga ngo kugira ngo ukore ibi bintu hari abatekereza ko bisaba kuba ufite za computer, za kamera, ukazitera ukagira gute. Mu by'ukuri bikora gute? Umuntu ufite telefone, Ariane yaravuze ngo smartphone, ariko sinzi niba ijambo rya Ariane abantu baryizera, bavuga bati yenda ari mu mahanga afite n'ibikoresho. Wowe ubikora kugeza uyu munsi ukoresha iki? Murakoze. Abantu ntibakwiye gutinya, cyane cyane urubyiruko. Smartphone yonyine ishobora kubikora, kuko video zose nashyizeho ndumva nta nimwe ndashyiraho nkoresheje mashini gusa. Wenda bizagenda biza, ariko telefone gusa ishobora kubikora. Icyo nicyo cya mbere nshobora kubabwira rwose, ntibatinye. Icya kabiri, ntihagire utinya gukora amakosa, kuko hari ibitabo bihari, hari abapadiri bahari baradushishoreza, bashaka kudushishoreza, hanyuma tukamenya ibyo gutanga n'ibyo kudatanga. Ikindi cya gatatu navuga ni uko nk'uko duharanira gutera imbere mu by'umubiri, byaba byiza n'ubundi duharaniye gutera imbere mu bya roho, dufasha n'abandi. Urugero ntanga rworoshye ni muri Amerika, urubyiruko ni ukuvuga rwavutse guhera muri 2000 kuzamura kugeza ubu, imibare iri kugaragaza ko bari kwiyongera cyane gusanga kiliziya, kubera n'ubundi hari urundi rubyiruko bagenzi babo bagenda bamamaza inkuru nziza muri ubu buryo nyine, bakavuga iby'abatagatifu, bakavuga ibyo kiliziya yigisha, ugasanga nyine abantu bari kubikunda cyane. Nkeka ko rero natwe dufashe iyo ntego, buri wese akagira icyo ashyira. Ushobora no gushyiraho ijambo ry'Imana buri munsi tuzirikana, ushobora gushyiraho amateka y'umutagatifu, ushobora gushyiraho ahantu habaye ibirori by'abihaye Imana, ibintu nk'ibyo ntacyo wabura gushyiraho. Icya mbere ni ukumva ubikunze, icya kabiri ukamenya ko watangiye ibindi biraza. Ariane, hari icyo urenzaho? Nakongeraho akantu gatoya. Murakoze. Icyo nakongeraho ni uko ikintu cyose, wenda navuga kuri izi mbuga zacu wenda 3 cyangwa n'izindi mbuga zivuga ibijyanye n'iyobokamana, gushishikariza abantu
kubireba cyangwa bakanabyumva. Nta kintu na kimwe kiba kitarimo inyigisho, nta videwo n'imwe ushobora kumva ngo ntukuremo inyigisho. Rero hari abantu benshi usanga babipinga ngo ntabwo dushobora kumva biriya, dushaka kumva biriya byacitse. No, inyigisho yose y'iyobokamana iba igiye kuri YouTube. Ntabwo ushobora kurangira udakuyemo inyigisho. Cyane ndishimira cyane n'ikiganiro mwakoze padiri hara muri bane, harimo inyigisho nyinshi nziza, nigiyemo byinshi. Nashishikariza n'abantu kugira ngo bacyumve kuko harimo inyigisho nyinshi kandi nziza. Nibyo ndumva rero reka tugane ku musozo. Ntabwo ari ubwa mbere dukoranye ikiganiro, twamenyanye kubera izi mbuga nkoranyambaga, ko tuzajya tubona haba rimwe mu kwezi gushaka akanya tugashyiramo ibitekerezo tugasangiza abandi. Nk'uko mwabivuze rero, abantu ntibatinyuke, cyane cyane urubyiruko. Telefone, nanjye ndi padiri, ni telefone. Hari umwarimu hano watwigishaga, nyuma aza kutwereka amakamera agura 90,000 by'amahero, zihenze cyane zikomeye, ariko ku munota nyuma aravuga ati rero uyu munsi na telefone. Yari umwarimu kandi ariko akajya azenguruka muri Roma afite telefone, kandi ari umwarimu twigisha agashyira kuri channel ye. Avuga ati rero namwe nta kundi, nta kintu ushaka, ndashaka ko buri muntu agira akantu nibura kamwe, umurongo wiyogeza butumwa agira. Ngiye ni gutyo natangiye muri 2024 ngira ngo mwarimu nkora ibyo ambwiye, kandi n'uyu munsi kugeza na n'uyu munsi iriya gahunda y'imigisha nyikoresha telefone. Amplis telefone yushize muri selfie, karite y'ishusho irapfa. Ndemera ariko bikaza bisakora, ariko nkabikora. Nuko ngo rero abantu bagombye gukoresha telefone. Hari n'undi mubikira arimo mbwira nawe nkoreshaga telefone bonyine gusa, ahubwo wabaza uti bikorwa gute, nanjye ni mu ndangire nanjye mvuge. Nawe mukava mu bitekerezo kwa ngo gukora ibi bintu bisaba n'ibintu byiza bifite ni byiza, ariko umuntu akoresha bimwe mu bikoresho afite. Reka rero dusoze ubwo. nawe ubutaha niba mwakunze ikiganiro nshuti bavandimwe, murabitubwira hepfo ngo muri komanteri, mwandike mushime cyangwa se munenga, mugire icyo mwanenga cyangwa se mutanga ubujyanama. Atari ukunenga, yenda mutanga ubujyanama. Ikindi musobanuza ibibazo. Ntabwo ari byiza, hari abantu njya mbona kenshi bakunda kutwandikira ku ruhande, ugasanga washizeho telefone yawe ari kukubaza, kandi ngiye nsubiza ibibazo byanditswe muri komanteri aho kugira ngo ujye kumbariza ibibazo ku ruhande kuri nomero ya telefone. Hari n'abandi bakunda kubaza ibibazo, ufite padiri mukuru wawe muri paruwasi, kubaza ikibazo wamuntu ni byiza kukibaza, ariko se na padiri mukuru wawe nanone ushobora kukimubaza nanone, yagufasha nawe gusanuza bimwe na bimwe. Ko hano yari ibibazo byinshi, hari igihe kugusubiza bitewe na wa mwanya twavuze ugorana bikaba ingorabahizi, bigatuma umaze igihe udashubijwe. Reka rero twerekeze ku isengesho. Nkuko twabivuze hano, hari umupadiri, hari uwashatse, ubwo uhagarariye umuryango, hari uhagarariye urubyiruko. Mwebwe buri muntu arasenga nk'amasegonda 30 cyangwa 20. Jean Marie Rusengere imiryango nkaho wubatse, hanyuma Ariane n'abasengera urubyiruko n'abana. Ngenze nitangira umugisha dusoza. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Turagushimiye Nyagasani kuri iki kiganiro dushoboje gukora. Tugushimiye ko bishimye ko iyogezabutumwa rishobora no gutangirira kuri YouTube channel cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga, kandi turagushimiye ko washyizeho n'abazajya badushishoreza. Turagusaba umugisha mu babireba bino biganiro, turagusaba umugisha kuri twebwe kugira ngo tubashe gukomera kandi tuvuge ibyo Kiliziya yigisha kandi yemera. Turasabira umugisha Nyagasani ingo z'iki gihe kugira ngo ibibahugije bibe ari ibigamije kuvuga inkuru nziza, ari ibigamije ineza y'abantu. Turasabira abana bavukira mu miryango, turasabira abagabo n'abagore, turasabira aba bana Kiliziya itabyemera, itabemereye, nta burenganzira yabahaye, abo bose kugira ngo bamenye inyigisho za Kiliziya kandi bazikurikize, bityo inzira yo gucungurwa kwa muntu bayigereho. Tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Shimirwa Nyagasani ku bw'iki kiganiro, ku bw'uyu mwanya waduhaye tukaganira. Twavuze byinshi, twungutse byinshi,
twongeye kukwereka by'umwihariko abazumva iki kiganiro kizababera umugisha bazaronke, cyane cyane by'umwihariko tukweretse urubyiruko, tugutuye urubyiruko rw'iki gihe, urubere maso, urubere urumuri, urumurikire muri ubu buzima rurimo, kugira ngo rumenye igikwiye, mbashe gukoresha imbuga nkoranyambaga uko bikwiye. Iyi si turimo y'ibigezweho, urubyiruko rubashe kunyuramo neza uko bikwiye. Nyagasani, tugutuye urubyiruko aho ruri hose, ibibazo ruri guhura nabyo, cyane cyane twabura kukwereka urubyiruko rufite ibibazo bya depression biterwa n'izi mbuga nkoranyambaga, ariko twiringiye ko ari wowe wabahumuriza, ko ari wowe wababera igisubizo. Nyagasani, dusabye umugisha abazareba ibiganiro byacu bose, ngo bazabane nawe. Tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, urakoze, amen. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho, ushobora byose, nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Roho w'Imana warakoze, waduhaye urukundo turamenya